none ubwo urabona biri buze kugenda gute birangiye wayitwitse iyi diri uzi amafaranga nayiguze njyewe iyi diri uburyo yamenze urabizi nta n'isoni ugira ariko ubundi ibicucu nk'ibi ngibi babikura he ibiboyi ntazi ubwoko bwabyo ubu sura iyo diri yanjye yaramenze tazanzanaho imikino wallahi mumbabarire ntago nayitwitse mbishaka Swaliha yaramaze gutera ntabizi nyereka umwenda nereka ipasi ku mwenda bitushya ariko ntago bizongera ntago nakurenganya ariko ni mwene mama ubigutera kubera ibifaranga byinshi aguhemba Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki ko mbona mumeze mutyo habaye iyo uza kumenya ukuntu ntwikiye imyenda uyu mukozi wawe ariko ubundi ibikozi n'ibi ngibi bikura he nk'uyu mukozi wamukuye he yagize ateze yantwikiye idira yayindi naguze kwa marukumanisha ejo bundi kandi uzi n'uburyo yampetse idira iyi ngiyi niyo yatwitse Zuraye jya wirinda gukora udukosa duto twa hato na hato nk'utu ngutu udukosa twa hato na hato ariko mwenema nawe woroshya ibintu ugakabye kandi narabikubwiye uyu muyaya wawe uyu nguyu bitewe n'amafaranga umuhemba ibifaranga byinshi kandi ni igicucu nta n'ikintu amaze Rahma it's okay kuki ugiye umva Zuraye genda usubire mu kazi kawe ariko mwenema narabikubwiye uyu muyaya wawe azaguteza ibibazo mpora mbikubwira buri uko nje hano ndabikubwira uyu muyaya wawe azaguteza ibibazo kandi ni umurengo w'ibifaranga byose umuha Rahma kuki uri kubwira wabaye iki kuki uri kubwira umukozi nabi oya uraba uyu muyaya wawe kumusuzuguza igihe cyose no mukabita abayaya uyu ni umukozi nk'undi gusa uyu ni umukozi nuko ari umukozi wo mu rugo umva raha uriya ni umukozi nk'uko ubona nanjye ndi umukozi nubwo ubona nkorera leta ariko twese turakora kandi tugahembwa ku kwezi hakurikijwe imirimo twakoze so uyu nawe ni umukozi rero jya umwubaha idira niyo yatwitse usijari tutanunua ingine sawa nta kibazo usijari ibyo ngibyo n'ubimbwire ubwo zandurira iyindi ndabizi Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va. Peut-être. Peki sondari. Ngaha. Undeba buryo se habaye. Ubwo rero ubwo uzi ko nongeye kubyibagirwa. noneho nta kintu wasobanurira ngo mwumve. Ndabizi ndakuzi nko kwibyariye. Ubu se kontakte nzishyize he Zuraika nanze ajye kubigukurira mu modoka. Oya ima kontakte ndajya kubyizanira. Hanyuma si wari urimo biragenda bite? Nari ndi kwiga n'ama statistics nari ndi gukora ariko nananiwe cyane. Wananiwe? N'ubundi ko nashobora kuziga amashuri wize na. Ubwo washyushye. Ariko ndashaka no guhita njya kureba Jamila ku Mumena. Nde? Jamila harya none. Wa mufiti wanjye uza kundeba. Okay. Undi mwana sare? Ugiye mu mujyi? Uhita umara ifite tujyana. Lift. Umva sari ha. Imodoka yanjye ntuhongere kugenda ushyira mu makontrevasiyo ya hato na hato. Mugende neza kandi mutahe kare. Ariko ubundi mwazaguza izanyu. Muzagura izanyu dore mumaze kuba inkumi. Zurayi! Siwe noneho. Zurayi!
Nteko n'umusaruro wawe wallahi ntabwo ibi ngibi bizashoboka. Ni gute we watinyuka ukambwira ngo none hanga mushaka kujya gukanda utanga kandidatire, narakuritse ujya mu murenge bakugira umuyobozi w'umurenge ndatuza, none hanga ubu ngubu ugiye kunyitura none kuvuga ngo none ngo ngiye kuzamuka mu nzego njye mu murenge njye mu nteko. Ntabwo ibi ngibi bizashoboka, ntabwo ibi ngibi bizashoboka kuva mu munsi wa none ngibi kabisa. Mugabo wanjye mugabo mwiza wambaye ubu koko ni haras twumvikane. Nabwiye ngo sinzongere kumva iryo jambo n'uri munsi wari mu matwi yanjye no mu rugo rwanjye, urabyumva? Amashuri wize n'ibiki byose ibyo ngibyo ndabyumva, ariko nawe tekereza niki tubuze mu rugo rwacu. Dufite inzu nziza, dufite amamodoka, dufite amaduka, hari mbwira umutungo Imana yaraduhaye alhamdulillah, twagakwiye gushimira byibuze Imana ibintu yaduhaye. Kujya kwishimira no kujya kwicara mu nteko, urumva ari byo byiza? Tekereza, utekereza umuryango wawe, ufite umugabo, urumva ufite umugabo mwiza, ufite abana beza, niki wabuze? Niki wabuze? Umudamu muri Islam, wigeze ubona umudamu w'umuyobozi? Umudamu ntago ayobora muri leta, ntago umudamu ayobora mu nteko, umudamu ayobora mu rugo iwe. Abana we baragukeneye, Saru waraho ngaho, Aisha araho ngaho, baragukeneye, bakeneye ko yaza umubyeyi. Wowe urambwira ngo uzajya kwicara mu nteko, uzigera ujye umenya ibyabereye mu rugo. Umva, iyo kandidatire yawe ntayo nkeneye. Tekereza ku muryango wawe, utekereze ku rugo rwawe, ibindi byose ku ruhande. Uranyumva? Ikindi kandi ako kazi tekereza uburyo ushobora kukademisiyonamo, naho ibyo kumbwira ngo ngiye mu kazi, no. Urabyumva? Tekereza uburyo ushobora kukademisiyonamo, naho ubundi ngukeneye mu rugo rwawe, ngukeneye imbere y'abana bawe, nta n'ikindi. Sheri? Na. Sheri kwiyumvira cyane wabaye iki? Oya nta kibazo Sheri. Nta kibazo kandi mbona uri guheranwa n'ibibazo byinshi. Oya humura. Wicaye hano gakeya. Sheri. Ko ndi kubona wakomeje kwiganyira cyane, watwawe n'ibibazo. Ufite ikihe kibazo? Oya, ibibazo ntabyo. Ntabwo ari byinshi. Cyangwa no kubera bya bindi twaraye tuvuganye nijoro. Sheri, mva. Amashuri yawe wize ndayazi. Ndanayabona pe. Ariko ikintu kimwe ugomba kumenya. Reba umuryango wacu ukuntu ubayeho. Sibyo? Tubayeho neza pe. Ntabwo nize menshi, ariko ugomba kumenya ikintu kimwe. Ndabatunze kandi umuryango wacu urishimye. Ntacyo tubuze mu rugo rwacu. Ikiza mbona rero, ndibaza yuko weho ubwawe wabibona ukavuga uti kibuze iki kintu umugabo ambwira nakwiye gucyubahiriza. Sibyo? Sheri, nukuri erega ntago mba nabikoze kuriya kugira ngo njye hejuru yawe. Oya, nanjye ubwanjye nize amashuri menshi ndetse n'idini nararyize. Ntago nyobewe yuko ijuru ryanjye riri munsi y'ibirenge byawe. Nukuri ngo usezeranyije yuko ibyo bintu biriya twaraye tuvuze ntabwo bizongera ukundi. None nayifitanye gahunda na Shehe Yusufu nari namuhamagaye, hari ibintu nshaka ko tuganira. Ndumva mu kanya nawe mutegereje, uretse naza nawe yaje tuganire. Noneho nanjye hari amadosiye y'abandi amwe nakubwiye nshaka gutangaho raporo ku wa mbere, ngiye kuyatunganya. Ubwo nurangiza kuvugana na Shehe uraza kumbwira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Alaikum salam. Nagere ku myumvire. Izo salamu uzanye ko ari ibice. Hagiye mutura salamu mukarangiza. Muture salamu yumvikana.
Salamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyo utoye salamu nawe hari sawabu winjiza. Uko salamu uva mu cyiciro cya mbere ujya mu cya kabiri ujya mu cya gatatu, mujye mugerageza muyitore neza kandi muyuzuze. Ntimwabyize? Mbese ko mwihuse mbona mugize vuba. hari umuntu umwe utaje niyo mpamvu tubangutse. Dadi yuke gahunda yanjye ko ari ejo mbaye mwibukije hakiri kare. Kandi gahunda afite ni iyihe y'umwito? Ubundi ni mwito ki muzaba mugiyemo? W'imiziki. Ntago nababwiye yuko iyo myito y'imiziki ari haramu. Warabona mama wajya muri iyo myito? Sinabwiye ngo mujye murebera kuri mama wanyu aba ariwe mwigiraho. Nuse ko mama nta mwanya aba afite kandi njye nkaba nta kintu mba ndi gukora. Nanjye ngiye kujya nkubona. Nanjye tuzajyana ntabwo muzansiga. Urumva? Buriya ntabwo byari ngombwa gufata kiriya cyemezo. Kuko iki kibazo ugitwaye nabi gishobora guteza ibindi bibazo byinshi cyane. Kandi urabizi ko iyo mpamagaye ngo tujye inama uba mwizeyeho inama ifatika. Naam. Urabizi yuko inshuti y'umuryango. Ariyo mpamvu mba naguhamagaye kugira ngo byibuze nkuganirize ibibazo by'umuryango igihe twabigize cyangwa se mbe nakuganiriza bimwe mu bibazo wenda mba nagize nk'umuryango wanjye. Ubwo rero nagira ngo wenda ungire inama bitewe nuko mba nagutekereje nkakuvuga nti reka mbigusobanurire ubyumve nawe mbwire. Naam. Buriya rero ni ikibazo cyoroshye cyane. Ugomba kubanza ukarebera ku myitwarire y'umugore isanzwe. Ubu ni umugore wasanzwe yitwara ate? Ubwo bwo kuvuga ngo aramutse ngo akipanda cewo ngo yahinduka yagira gute? Mu gihe amaze ari mu buyobozi hari ubwo wigeze ubona umugore wahinduka? Si intangarugero kabisa. Iterambere mumaze kugeraho ntiyabigizemo uruhare. Yego. Ibyo rero n'urugero rukwereka yuko niyo yakomeza kuzamuka mu cewo yagumye kuba wawundi kuko ntiyabuze uburyo bwo guhinduka. Ikindi kandi iyo tugarutse mu mico y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abagore b'Abayisilamukazi ku gihe cye, mu gihe cy'amaswahaba, mu gihe n'idini ryari rigoye kurusha ubu ngubu turibona rihari, bajyaga no mu ngendo bakajya no mu bucuruzi, bakoraga ubucuruzi, bajyaga mu nzira ya Allah, sibyo? Ibyo nanone ukabihuza n'iki gihe umugore w'umunyarwanda yahawe ijambo, umugore w'umunyarwanda yagize ibikorwa binyuranye by'indashyikirwa ndetse rimwe n'imwe bagakora n'ibikorwa bitu by'abagabo. Byatangiye ansaba uburenganzira bwo kujya kuba umuyobozi mu murenge. Ndabumuha ajya mu buyobozi bw'umurenge, ayobora umurenge. Ubu rero nibwo ashaka kugira ngo azamure intera bitewe n'uko umurenge bamuhigiriye icyizere, none bashaka kugira ngo ashyire kandidatire ye noneho yinjire mu nteko. Ikibazo nagize aho ngaho no kuzamuka hariya mu nteko hatandukanye no mu murenge. Mu nteko iyo umuntu agezemo ntago aba yiyobora, aba ari intumwa ya rubanda, abayoborwa, sibyo? Ariko noneho hariya mu murenge uko twari tubanye none ikibazo yagendaga agakora amaraporo, agakora inama, bikarangira akagaruka mu rugo akita ku muryango. Ariko ubu ngubu mu nteko ntabwo ariko bizaba bimeze. Ni nicyo kibazo. Ese ejo bundi bamuhinduriye imyumvire, ugasanga atangiye guhindura imyambarire, ugasanga atangiye kubura umwanya wo kujya gukora ibada za Mwenyezi Mungu no kwibuka Mwenyezi Mungu. Ibyo byose ni ibintu mba ntekereza nkavuga ni se biramutse bibayeho. Umva muvandi, ibyo ntibigutere impungenge. Uko umugore wawe yitwaye muri ibi bihe byose byatambutse ari umuyobozi, byabaye ikimenyetso cy'uko yakwitwara no mu bindi bihe. Ni umunyarwandakazi w'umuyisilamukazi. Urabona ibikorwa abanyarwanda bari kugeraho, ariko urabona uburyo hari abagore b'indashyikirwa b'abanyarwandakazi. Kuba umusilamukazi rero ntago byamubuza amahirwe nawe yo gukorera igihugu cye, kuko umusilamukazi ni abanyarwanda. Nibyo. Mu gihe agaragaza inyota yo kuvuga ngo hari icyo nakora ngo igihugu cyanjye nanjye ngihe amaboko, ngihe umutima, ngihe urukundo, nkitangire, wimubuza. Mureka agira aya mahirwe nawe yubaka ibigwi, kuko nta muntu utifuza kubaka ibigwi kuri ino si. Wenda buriya niyo mpamvu kugira inshuti nziza no kugira umujyanama mwiza ntako bisa. Byibuze ubashije kunyunguraho ibitekerezo byinshi no kumuguraho ibintu bimwe na bimwe no kunyibutsa. No kunyibutsa buriya hari inshingano umuntu aba yirengagize cyangwa se wenda umuntu akihugiraho ukaba ureba ibyawe gusa, ariko ku nyungu zanjye se cyangwa z'umuryango twe turamukeneye nk'umuryango, ariko
unyibukije yuko n'igihugu kiba kimukeneye kandi nawe ari umunyarwanda ugomba gutanga umusanzu we mu gihugu. Amashuri yarayize, yize amashuri y'ikizungu, yizwe n'idini, ni nayo mpamvu namureka ntiwenda iryo dini rizagumye riyobore kurusha uko ikizungu kizayobora cyangwa se uko amashuri wenda yandi azamuyoborera. Nkaba nagushimira rero muvandimwe, ndagushimira rwose kandi bivuye ku mutima. Nkaba nasaba wenda yuko naza kugirira ikiganiro nawe cyimbitse. Allah azabyoroshya kandi yerege byose ni duwa. Amusamira duwa, ukamusabira uko agiye, amwana mujyana amahoro, imugarura amahoro. Allah bahari nawe, iyo ufite umwerekezo mwenendo mwema, Mwenyezi Mungu anakusaidia. Inshallah. Ma, uriya mugabo ahagaze iruhande rw'imodoka yawe nshyashya ninde? Uriya ni umubodigadi. Ubu mama wacu ni umudepite. Kana ko karashyuha. Sora, we no mubwira. Sora rero, ubu nabona ko natangiriye mu mishya. Ubu nabaye intumwa ya rubanda. Numva mugomba kwitwararika mugakomeza mukaba abana beza nk'uko byari bisanzwe. Numva. Love you, Mom. I love you. I'm proud of you too. Thank you, my daughter. Twishimiye intambwe uteye. Thank you. Ariko rero ntabwo ari ngiye gushimirwa. Wibuke mushimire papa wanyu. Kuko ibi byose niwe tubikesha. Tamaye rushya ntabwo nava muri uru rugo ariko yampaye umwanya n'icyizere. Ni gushimirwa. Dore nguriye. Papa ngwino. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah. Meze ko. Agashusho. Meze ko. Meze neza. Mama wanyu ngamushimira. Yateye imbere ubu ngubu. Vakansi ya mbere ni muri Amerika. Kabisa. Byose no kwera.